bite byawe ko ndabashyushye umutwe wavuze umubwire Nyampinga mbere na mbere ndakwiyama niba umuntu aba yiturije mugomba kubanza mukareka akishima agakora ibintu yumva ashaka ariko ibintu avuze ni ukuri kuma n'umutwe washyushye uba nashyushye sibyo ngibyo birakure nyine turi kumagamira sana akubutaba buvuge ako mwabantu murumva ukuntu akagabo nk'aka kagacinjigiri kadafite ubwenge gafite agatwaje ngo ni nkone bumwe bitakavyo murumva ukuntu kaba kari kunzamuka baranzi we banyita gati bamushwi barere bagukure hano kandi mana nyagasa bagahita bakubita urushi bibeshe ukamukoraho none si umukobwa kuba ansuma wenda ndusha n'ubunini ntago bikuyeho ko yankubita ariko nyine nawe ntiyababana nta ngukozemo nkubita yashize none umubona umubyimbye rero nakubita ndewo ako mbona utwo tukabo duturanye n'ubutaka turimo turavuga ubugambo bw'icanga se twaje mu nama twabura kuzana tugambo dufite amashiga ateye kudoga umva nkubwire rero warwavu mboye ngo ni gade urakomeza kunzamuka muri iyi nama leta nkuvunamo kabiri dutegereze igitifu munkureho amagambo yayo ariko sabeshe nyine nawe ufite amajiga ko yavuze rusange urumva yavuze ngewe gusa yavuze wowe gusa nyine ariko ko numva ibigambo byabarenze iyi nama niyo basazi mwaje mu nama cyane mwaje inde twaje mu nama ariko tugomba no kuziba rero dutegereze iki yego wagikurira abantu bwa ngombwa kuzibya abantu ubu nguyu mukobwa ko uri kumusakura zibaho narakubwiye umunwa wawe karya rugo uzagukora uba ndi karya rugo no kuba umunwa umfite umunwa ntago ari ngombwa ngo uzahura wajye ugabanya amagambo kugira ngo ibwaza ubusare ko ngira amagambo ndusha iki gice kinyegere ariko nta kunge nta kuri wabura kuyandusha kandi waramaze kuma nyine byararangiye kuba narumye byararangiye cyangwa ngenda cyane cyari umwana imyaka 12 urumva ndacyakuze ariko shaka kuri ujya mu butaka ntago nkura njye mu butaka nkura njye hejuru mu kirere nk'abandi kandi tagaragara ubundi se byavuze se ntabwo ugaragara rwose bwire mukecuru mukecuru ni nyina wa nyoko tonda wanjye nako bagicara shobora sha nturi ntugaragara sibyo turabona ko kurajya ejo yazanye twanywa kuduci turajya cyo baginga ikirenge ariko tuvuze ibintu tugasubira ibindi wowe kundi hejuru urimo urasakuza amatwaje ngo ne kivumvuri cyacitse ikoti rimwe reka mbanze ngo duhagaze ubona wansuma ari nge nawe ninde muri ngaho ndebe utararana reka gupfukama hasi dore ntago mpfukama dore ikintu kikwereka ko nkaze kubanza kuvugana nanjye urabanza ugapfukama kugira ngo uturebe urana mpfukama ntabwo upfukamye urahagaze ngaho ibaze niba uhagaze turi kureba ibaze duhagaze twembi ari nge nawe twakwirekesheje wase nakushunga umva nyangamye akongera kumva ijwi ryawe nka bimwe ndabona gitifu aje mwongere muvuga ubwo bugambo bwanyu buvuga wagira ngo nta disipurine bugira njye ni inteko ntabwo nzongera no kuyigarukamo no kuba nanaje no kubera umuyobozi mukuru yaraje arusore akureka manze mubaze nkawe mada nkawe yo wifata ukavuga ngo ntuzagaruka mu nama uzabyura hari inyungu kare yawe ubona inyungu ari yacu kugaruka mu nama kuyizamo no kutayizamo izo ngizo ni inyungu zawe ubundi nuko jya nubakaramba ngatimbuye kagatakariye arusone ngo kankubita ngo ngwino nkubiteze cyangwa waranshatse se uko kareba ndakubwiye ngo ujye ufunga umunwa wawe ujye umenya aho uvugira nawe utagomba kuvugira kandi nicyo ugomba gukora nicyo utagomba gukora ko gakanura ugomba ko kareba naragenze ndabona kabona rumwe ako reka mbanze niba ngo mbone rubi k'abantu bose ubundi mpfiki n'abantu banga ko mbona mwese ntanyihaye karyasi ziba ibyo bavuga nibyo Mwiriwe mwese aka kazi ngo ni karya se koko kadasubiza ntago kirirwa mu mugozi ugiye kuyahoranya rutwe ariko rero wa mugabo uri igicucu uri n'ikigori gute wifata ugatuka gitifu kwera kumeze nk'ikigori kubera igitifu se ni ngombwa amenyera abantu ariko se ngo nkawe umuntu koko utamenyerwa na gitifu none se ikintu nshaka kukubaza kabandi atabatutse akagenda akajonjora muri ngewe umuntu nkanjye w'igikomerezwa akamenyera bene aka kagiye igikomerezwa n'umutwe umeze gutyo ntago babura kumumenyera n'uwo mutwe umeze nka vuba ariko se ubundi ubwo muri make mwese mufite ikihe kibazo ikibazo dufite ni ukuntu uyobora abantu nka twambaye ipantaro yacitse mu maguru ariko se wagakobwe gafite inzobe nyamvirope ya 10 nibyo gito birakura birimo kubyakuzanye mu nama aha bavuga ibigoramye imihoro ikaraka none se giti urahakanye nase tuvuga ko yari paso washize inyuma ko paso waziba mu majipo n'amakanzu iyo ni ijipo yambaye cyane ipantaro ako hari ikintu ngiye kindi ngomba kwifata nkibaza umuntu w'umugabo ufite ubwanwa butandukanye nk'ubw'ipusi ifata akajya mu bandi bagabo yambaye ikabuto icyo nacyo gitifu mu kibazo tugomba kwigaho icyo tucigeho atanse we ubu n'ubustari ngiye mba mfite deshira ahantu hose we hanyuma niba wumva ko ufite deshire mu kabuno ucyumva ko mu kabuno ka gitifu deshire itajyamo aha karyasi witonde we izi ni deshire mva burayi we z'abantu bagufa ariko
ukeka ko yambaye itakugera mu mavi ariko njyewe buriya narumiwe igihe nahereye mbabwira ngo mufunge ubwo bunywa bwanyu nta nubwo mureba nuko umuyobozi ahari asigaye ndavuze ngo muzibe dukore ikintu cyatuzinduye hano aravuze ngo muzi wazibaho ako se karya ubundi kankwibare ko numva umunwa wakurenze wagira ngo wamizemo imo uyu muyobozi avuze ngo ziba nyine aravuze ngo ziba niyo mpamvu isu ziba ubu ngubu uko mbona nta muntu n'uyu n'urusha kunzibya kawe wakanazi kagacucu nakomeje kuva niyama kare tugafata akaganza kawe kagufi kameze nk'aka Oscar ukagashyira ku munwa wanjye usukuye gutyo umeze nk'umumarayika nyine giti ikibazo nyine nari mfite nuko tuzuye ubundi reka manze mubaze ntawe ubundi dupfiki upfa kuri ikigoca ako se gitingiye wanyereye ijambo kamugaraguza agati wewe nande njye nyine ikigoryi nta muntu muzima nkawe bashobora guha ijambo bashobora kuriha umukobwa mwiza nk'uyu atari uruzingo nkawe ahubwo se buriya mabuja nta kuntu tugiye gutaha ushobora nko kuma nk'akanimero nimero yanjye sinjya nyihereza ibigoryi nkawe niyo mpamvu nyine nanjye nguha ijambo kugira ngo cya kigogi mbite nkigaragura giti ijambo ni iryawe abantu bose bari hano bahasigaye kuva mu nama umuntu agataha ariko ubu mwabaturage biga nanyu muraba kwirwa mucocora muterana amagambo mureke mumbaze ibibazo uri kumva naje hano ngo mumbaze mureke guterana amagambo muranyu hanyuma wowe mu nguni ufite urutwaro ameze nk'indiba y'isafuriya uvuga ikibazo cyawe ni ukuri giti ikibazo cyanjye natewe ururabo mu rugo ruruma njye ntabwo nzi uburyo nabigenza bwo ariko si kigabo kimeze nk'ikituzuye uramaze icyo kibazo ngende ubutaka njye kubibaza ubutaka bw'iwanyu hanyuma kiriya nacyo kirashaka muri kadi bavunnyemo kabiri nacyo ntikivuge n'ubu ariko gitingiye ntabwo nta gace hanyuma wowe ko bakubwiye ngo bazi ikibazo gitifu barakubwiye ngo urire gitifu urabona ari umwumbati ubwo ubaye ihene gitifu abaye umwumbati naho mwurire okay nyine ziba nkivuge ukavugisha ibirenge vuga ikibazo cyawe ngo ikibazo cyanjye gitifu rero ubu gucyo mbona gute mana namabuja hariya aho urambwira ngo turyamane urumva akongera akanarenzaho ngo njyewe njye kwicara muza kwitegeko njye mugomba kugira ikintu mbikoraho rwose rakareka nta kujya kwicara muza kugahata ariko se na kiriya kigabo ubu kuri ivi zari umuntu ukwiye kuba adasiramu uratebera umusatsi wacyo umeze nk'imegeri ziri ku gati icyo ni ikibazo wakabaye umva ahubwo we nutitonda ufite ibibazo hanyuma reka dukomereze kuri kariya kagabo nako wajya mukicaye kuri mimuri kare haguruka nawe uvuga ibyawe ariko se giti urarinda umbwira ngo njye mbanze mpaguruke ni ukubona njya mugufi muri bo kuki abandi utahagurikije njye ukaba njye uhagurikije yagiraga ngo nyine ahaguruke tukubone utaza kuvugira hasi kuko ubaka akanya hari abantu batakumvise babeshye nata ahubwo se buriya cyagaragaye gutera nanjye ntabwo nzi ukuntu cyagaragaye hari ikintu kiba ari kigufi imana nakirenganyije ikakicisha ubuguzi giti ariko nk'ubizingegera wazahama wahamagaye pandagara bakazijyana munshakira ibintu by'umutwe abagabo ariko se mwabugabo bubiri ufite imisatsi wagiraga iri mu bibina nibyo uri kubaha ijambo ubundi hanyuma kiriya gisore cy'inyuma kira nk'igikarani nacyo ntikivuga ikibazo cyacyo kiremo ibyemezo ariko rero gitifu n'ikibazo mfite ni ubujura bwugarije akagari kacu ejo bundi bantwaye inka ejo baragaruka bantwara inkoko uyu munsi bantwaye n'ibase mbwira muri ibyo byose uramfasha iki nta mutekano muri byose n'ejo bundi icyo kibazo cyanjye nagitanze ku muyobozi w'isi nta kintu yamfashije ejo bundi nakugezeho ndakwandikira urambwira ngo uzamfasha naragutegereje amaso yaheze mu kirere muri byose nkawe udufashe hanyuma se wowe iyo nka nibase nijye bireba nibiri mu bikugaruye ibyo ni uburangare bwawe ntabwo bindeba ahantu bigeze inama irarangiye burundu urabanya umuntu n'ahanyuze utahe utagira iwabo ajye mu mwobo Oh